iragenda inkurira umugabo mu Burundi araza ariko ngo ati waruzi ko muze ndabyibuka mu gihe yazaga nibwo nari ngicuruza inkweto narikubwiye buriya se nibwo frere yaje muri icyo gihe nibwo yaje icyo gihe nibwo nahoraga nsenga mpora musenya mvuga ngo Mana wangiriye neza kumva ko ngiye muri sinema ngiye kwandagara uzabitegereza zabibure urumva rero nari mfite ni mechanisme de défense nyine ngomba kwirwanaho hahandi umugabo yamvugisha nkabona aje kuntereta umugabo wari wese ubona umwe duhuriye nko kuri seri yatinya kumvugisha we nkavuga nteko naje gukina uvi inkuru yanjye muraho neza shuti bakunzi mwebwe muhana nanjye mu biganiro bitandukanye by'umweko muri inkuru yanjye twize ko mumeze neza uyu munsi nishimwe rikomeye cyane nanone kuba turi kumwe n'iki cyamamare mukunda muri benshi dukunda turi benshi ariko noneho bad choice Jesus Christ bad choice amahitamo mabi gusa giye mfite amahitamo meza ko nakwakiriye uyu munsi thank you so much twicaye muri Igasabo Showroom hano dufite ibikoresho byiza cyane hari abantu bifuza gukoresha ibikoresho cyangwa kuza bahita baterura ari salamanje ibitanda iki hano birahari byiza cyane sibyo duhamagaye kuri 0788 no kuri pe ibikoresho byiza biri class you know bahaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye mahaye ikaze Bahavu Jeannette Usanase ndayirukiye bivuze nawe ariko ndayirukiye bivuze mu Kinyarwanda ndayirukiye ariko ndayirukiye ikazaho Bahavu tuguhe ikaze mu kiganiro urasa neza nk'ibisanzwe ariko ubushize hari akantu yogiye gushiramo ka karirimbo inkuru yagiye guhitishiramo inkuru rero arenze ndaza no guhita nyikubita iwawe ahubwo ariko naribonye umviye inkuru ya bad choice cyakoze none uriya mutipe mwaririmbishe ni wahe bana Mr. Who gifite ijwi rirenze kwemera nibwo bwo mbere umubonye oh my god Mr. Who yitwa Mr. Who Mr. Who sorry ntabwo turi guseka izina ryawe nuko nyine ni Mr. Who ariko kuna kwita big voice yes kuko afite ijwi rinini rero navuga buriya amaze imyaka myinshi muri industry ntabwo ari myinshi cyane ariko nibaza na Gerard umunyamakuru ntago yaramuzi ndumva naye kumukurura neza pe nibwo bwamenye mubonye gusa numvise ijwi aririmbamo hariya abantu mutara ya bad choice mwarahombye aririmba neza n'umuhanga ariko muzi kabisa imyaka myinshi ishize ashobora kuba yagiye gushaka imyaka 3 mu muziki we mu ndirimbo ze yego mu ndirimbo ze ariko nawumenye mu ndirimbo yasubiyemo ari nayo ya performance hariya yitwa my man I want to be your man yitwa gute iyo ndirimbo ni country music ariko maybe ko yitwa your man maybe yego ntabwo ndi kwikurura neza ariko aririmba neza vraiment ahubwo baze kujya kuri YouTube channel ni ya Mr. Who nyine Mr. Who ya hash na u gusa ni who yego jambo bari urumva hari n'uwitwa Juno Kizigenza akunda ha ariko uzi ko ari ibyo urumva niko nahise nkurura ni kuvuga ngo Juno yongeraho ha undi akagira hu gusa yego ni ikirura ha yego I think ibiro nibyo bivuga gutya I think ko Juno nakunda kwita ikirura you know ibintu nk'ibyo ngibyo Bahavu umeze utese cyameze neza cyane ndetse kuki uhora usa neza ayibaza icyo kibazo wagishemo imiyaga ndetse neza God bless you glory be to the Lord aba yagize neza yego
ubakoresheje iki se cyane Imana yo kwihereye gusa neza buriya reka nkubwire ibyo wakwisiga byose kugira ngo umuntu abone kusa neza atakubesha shage ntabwo mubesha nawe ubwawe wirebye muri miriwari sibyo umuntu we ku giti cye umuntu hari igihe umuntu we yibesha kuriya ku giti cye nese nturabona umuntu wambaye ibintu bitamukwiriye nese ntaba yirebye bavu uzi ko ari igihe umuntu ava mu rugo yambaye imyenda adashaka kwambara ariko ukagenda ni ukuri kw'Imana ni ukuri kose buri gihe twese kereka nkamwe mwiyitaho imyenda udashaka kwambara ni kwa kundi iyo ushaka utayifite cyangwa se mo kimwe nyine kuko ufite stress nta mwanya ufite kujya gucagura imyenda ariko icyo gihe niba unafite iyo stress ntabwo ufite n'umwanya wo gucagura imyenda nta nubwo waba uzi ko utambaye neza uba wambaye ariko naho hari umuntu wireba kandi akaba azi ko asa neza yambaye neza kandi wenda atambaye neza mu maso y'umureba iyo niguye ariguye sibyo rero kuba wavuga ngo urasa neza kandi koko wenda utabeshe ntago wavuga ngo nuko witayeho cyane nuko wambaye ibyiza cyane cyangwa wakoze makeup idasanzwe oya mbese wikora makeup n'ubundi bwiza bw'Imana buba bukuru wikora makeup yego igihe njya gukoresha makeup ni gake cyane ubundi niwe byose bikora yego kubera ko nyine ntago fa kubona uwo mwanya wo kugira ngo nicare umuntu anyiteho wize kwiyitaho gutyo bite nuko wagiye muri filime cyangwa ni ibisanzwe nk'umukobwa na mbere yuko njya muri filime nakundaga kwisiga urabona hari igihe tutari tuzi za foundation ariko ndabyibuka foundation bwa mbere nyimenya n'umwana w'umukobwa twahuriye muri casting abona nyine mfite amatashi menshi arambwira icyo gihe ndwaye ibiheri arambwira ati uzi ko hari akantu kapfuka ayo matashi yawe nanabyibutsa abantu niba ufite amatashi ukaba nyine ugenda ukumva birakubangamiye koresha foundation nyine ipfuke uretse ko naho ngiye nakiriye nyine numva ngomba kwisiga ugomba gusa neza mba numva nsa nyine iyo nisize nsa neza nyine uko mbyumva uko mbishaka mbese bishobora kuba biri mu bintu nkunda wenda hari umuntu uvuga ngo iyo asa neza bituma agira n'umutima mwiza bituma agira confidence we bikongerera iki buriya se binyongerera ikira ntugenda ngo widunde uvuga uti ntago byateretse wenda mbaye gukoresha makeup nyikoresha ahandi nyine nkayikoresha nka rimwe mu mwaka cyangwa nibwo wenda uhita wumva wahindutse usa ukundi kuntu udasanzwe ariko kubera ko navuga ngo niryo bara abantu banzimo mba numva nyine ari we njye nta muntu ugomba kubona udasa neza barambona none sinzi ko gusa kuri jyewe mba numva nakoze makeup nafashe umwanya nkisiga nkamera neza mbasa neza cyangwa se mbasa neza cyane kurushaho mu gihe hari nko duhura nawe nakoze makeup akambwira wow nguzi ko ubu ari gusa neza ariko nkahita numva ku mutima ari kumbeshya ashaka kuvuga ngo ubu igihe cyose duhura mbasa nabi ubu nibwo nsa neza noneho ntisize ubwo se bimeze bite kandi wimakiye buri munsi akenshi iyo ngiye kuva mu rugo ndimakiye keretse nzi ngo ngiye nko kugura utuntu runaka hafi aho ngiye mu isoko urijyamo aho tuhareba ariko nyine hafi aho urumve ugasanga nyine ntabwo nise cyangwa mo kimwe nkagira nk'inama intunguye buriya hari inama udakeneramo makeup ahubwo ukeneramo ibyo presentinga ku meza rero ukareba usiganwa n'amasaha n'ibindi ukaba wagenda gutya kuko uzi ko icyo bakeneye ntabwo ari ukureba uko usa kuko nugenda niyo waba usa gute utazanye icyo bashaka ku meza ntacyo uri butange bigatuma rero ugenda ukajya kumva no kumva nakubwiye usa neza bivuze ngo waba muri makeup utaba muri makeup nyine usa neza niyo nakubwiye ngo n'ubwiza bw'Imana n'ubwiza wahawe n'Imana ikavuga ngo ndagusize frere aba yicinye cyara gute
rega umuntu mu bantu bahora mumenyereye buriya Gerard ku muntu mutaziranye cyangwa se mudahorana cyane mushobora guhura akakubwira oh my god kurenze mbega umusore mwiza mbega bla 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 akakubwira ibintu wumva utiyiziho n'umudamu wawe wumva atazi noneho wagera nk'iwawe ukavuga unakambwiye gutya wakahita nakubwira ngo abantu barakabye ubwo niwe bari kuvuga cyangwa oya shaka kutakongeraho ariko nakubwira ngo abantu barakabye ugahita uvuga yabakabije kuko niwe wunzi cyane I know ubushize twagiye muri mu gikorwa nyamukuru mwari mufite muri bino bihe twakoze n'ikiganiro murakivugaho hari graduation y'abanyeshuri 195 196 ntarakinjiramo reka mbanze ku kantu kuri video ni nko yagupresentaga Bahavu Jeannette ndumva ari documentaire iriya video nabonyemo amashusho atandukanye mbona uri mu mapano uri kumwe n'abakomeye nkubona uri mu bihugu warambutse iyo ngiyo nkubona uri mu idarapo ry'u Rwanda wambaye imyenda nk'iyo ngiyo mu buryo butandukanye mu masura atandukanye kuyibona muri ariya masura ari big ariya masura manini byanze kunze ni ikintu gikomeye bivuze iki kuri wowe reka mvuge nayirebaga nk'ukuri kuyireba kuko twese twari twicaye aho turi kureba iriya video ndi kuyireba nararize aho nari nicaye byatumye numva nshimye Imana cyane ndavuga ndinde man ni njyewe ndi kureba hariya bimeze biti Mana wabigenje uti mbona harimo imbaraga z'Imana buriya numvaga napfukama gahereza Imana icyubahiro kuri ya documentaire navuga ngo sinzi uko yibonye cyangwa uko yumvise ariko nanjye numvishe ari ibintu bikomeye cyane ntazi ko nyine byabaye ntazi ko byagenze ndavuga Mana uri igitangaza ujya ukora ibintu natwe tutazi uko bigenza ujya urema ibindi bihe ujya urema iminsi simbizi uyu munsi turi hano kuri RWEME MBABAZI twicaye muri studio nziza ku gihe cy'uyu munsi nka nyuma y'imyaka 5 dushobora kuba turi kureba nka documentaire ya Gerard Mbabazi ufite studio iruta ahantu hose mbese uri kugenda dutambagiza ibyumba bya televiziyo yawe hari uguta urero udashikira uburyo nyine wavuye hano muri navuga ngo studio ntoya gutya ukoresha kamera imwe ukagera handi uri gukoresha nka kamera 30 ugenda amatara hejuru byose agiye utabona n'umwanya wo kubitekereza kuko ubu uri gushaka ibindi ukora no hari igihe ugera no muri bya bindi ntumenye ko wabigezemo kugera igihe ubonye nk'ari amashusho I know kavuga nibi byarabaye harya byagenze gute harya byarabaye Mana ushimwe iriya video documentaire nashimira umutware wanjye watekereje kuyikora yambereye nini muri kiriya gikorwa was big cyane kuko urumva ku giti cyane naricaye ndayireba nati nice mvuga ni nkishya nko mu mwanya wa Bahavu wicaye hariya ari kwireba kuriya muri screen ingana kuriya mu mashusho asobanuye byinshi ari gutekereza gute ari kubivuga gute muri wemeze gute nkumva nahita nza kugwa interview uri gufiringa gute nicyo watekereje ubona abantu bari kukureba kuriya mu buryo nawe ubona busobanutse
ndakubwiza ukuri nahabonye imbaraga z'Imana cyane naravuze ngo Mana koko ntacyo utabasha gukora bituma numva ko nibirenze ibyo nge natekereza kuko hari inzozi tugira nk'abana b'abantu ariko buriya ziba zifite limite ariko nibyo naribonaga nanjye ntabwo nabitekerezaga navuga ngo nibyo maze gukora kugera uyu munsi ntabwo nigeze ntekereza ko byakunda rero nabonye imbaraga z'Imana binanyemeza ko n'ibindi ntashobora gutekereza bizaza kandi bikaba byiza kurushaho wumva Imana itari gukunze cyane iyo urebye imigisha yose iza kuri wowe Imana irankunda cyane hari uruhare rwawe rudasanzwe navuga ngo wagize kugira ngo tubone bahavu uyu munsi dufite ubwo ndi kuvuga uyu bahavu urahangaha kubabonye iyo filime documentaire mwakumva ibindi byinshi birenze uko ndi kwibaza ahangaha hari uruhare rudasanzwe navuga ngo waba waragize kugira ngo tube dufite kiriya kintu kameme video documentaire ikorwa ku muntu n'ibikorwa bye nibiki bidasanzwe navuga ngo wakoze kugira ngo tubone bahavu uyu wicaye hano tubone bahavu twabonye muri ya filime documentaire ubundi nagahereye ngo nabaye umunyamwete ariko hari abanyamwete benshi bitakunze ariko icyo mpamya ntashidikanyaho ko cyaba cyarakoze biriya twabonye ari nacyo gikora n'ibindi umunsi ku wundi ni ugusenga byanze bikunze gusenga biherekezwa n'ibindi sibyo uravuze ngo nagahera ku mwete ugira umwete gute kugira ngo ugere ku byo ugezeho uyu munsi kugira ngo ugere no ku byo wifuza kuzageraho ni uko igihe cyose ikintu mbonye uburyo bwo gukora ntabwo ngikerensa nta kintu cyo gukora nyafata nk'imikino yego niko nabivuga ariko kuri uriya munsi wa event nta gukora kwanjye nigeze mbona Imana yantije ubuzima ndakora ibyo nshoboye ingirira neza impereza navuga ngo n'umuyobozi mwiza mu byo nkora kugira ngo bibe bimeze kuriya umuyobozi mwiza bishatse kuvuga buriya abantu benshi bashimira bahavu ugaragara imbere ya kamera ariko inyuma hari amaboko adasanzwe ya Fleury ndayirukiye umugabo wawe yes ibyinshi niwe ubikora navuga ngo ngende nk'imara afite aje gukoresha neza sibyo kuko icyo nkora ni ukumukundira ibyo nerekejeho umutima kuko nkamwereka ko ndi serious kandi ngomba kubikora neza bikagenda neza nakavuga ngo ndagusapotinga muyobore neza buriya ntago giyewe ntabwo navuga ko ndi umuyobozi mwiza uzanasanga kenshi ari nk'abantu bavuga ngo ni director wenda w'amafilme nkababwira ndeka ntabwo ibyo nabishobora bifite nyirabyo kandi si uko ahari ahubwo nuko nyine iyo mpano ntabwo ari yanjye yego rero kuba bikunda hari igihe kimwe njya ndeba nkavuga ngo iyo Mose atagira Aroni Abisirayeli bari kumucanganyikisha mu butayu yari gusariramo cyangwa akagwamo Aroni yabaye ukuboko gukomeye kuri Mose ariko abantu benshi tuvuga Mose yego ariko Imana igiye kureba ukuboko gukomeye kwa Aroni ahantu ubonera ko yarakomeye kandi yakomeje cyane Mose kugira ngo Uwiteka asohoze ibyo ashaka no buryo Imana itegeze ishima ko inzu ya Mose ariyo isigwa amavuta ngo wabatambye amavuta agasigwa umuryango wa Aroni Uwiteka akaba ari bo yizera nuvuga ngo hari izindi mbaraga zari zikomeye hariya izo mbaraga rero nizo Uwiteka nanone anyuramo akanyuza navuga ngo mu rugo rwanjye bikagenda neza
ntago nkora jyenyine mbese ba Africa ntago ari jye yes hari umuntu nyine ubona ibyo twakoze byiza akavuga bahavu n'umuhanga nuvuga bahavu n'umuhanga jye uvuga ngo no witeka Imana ishobora byose yabikoze uriya mugore ntabyo yari gushobora kuba ufite umugabo muhuje none umugabo za no mu kazi gukorana mu kazi bisobanukiye kuri wowe kuba duhurira mu kazi yego muhuza mu kazi ukavuga ni umuyobozi wa filime nkuko umaze kwitubwira nk'ibyo bya Mose na Aaron gusa story yabo ndayizi nzi ko Mose harya yemenye yafite nk'ubumuga runaka jespa cyangwa yadedemanga ariko Aaron akajya avuga ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo bivuze ngo ufite nawe umuntu gusapotinga gusunika kugira ngo tubone wowe bivuze iki ko ufite umuntu mu buzima ni impano Imana yampaye idasanzwe Imana yabonye icyo yanshakagamo ibona itazagikuramo ndi njyenyine ifata iragenda inkurira umugabo mu Burundi araza ariko ati waruzi ko muze ndabyibuka mu gihe yazaga nibwo nari ngicuruza inkweto narikubwiye buriya se nibwo Frere yaje muri icyo gihe nibwo yaje icyo gihe nibwo nahoraga nsenga mpora musengera mvuga ngo Mana wangiriye neza Imana iravuga ati reka nkugirire neza burya kwari ukiri mutoya se ubwo wagiye gusengera umugabo ntabwo nasengeraga umugabo nasengeraga ko Imana yangirira neza nyine nkabona uburyo nkabona ibyo gukora bizima nkabona akazi nyine nkabona aho magarara kuko ntago biriya bintu byo gucuruza inkweto byari wavugaga ngo ni business nyine izagenda nta cyerekezo ni kwa kwidebuya sibyo rero Imana iramuzana ati wampaye icyerekezo koko kinyereka neza ko ni impano y'Imana ndakubwiye Imana igira icyo rero byari umuyobozi mwiza inzanira umugabo nkunda kandi wuzuye ubwenge rero imucishamo kunsapotinga sinzi ikintu wenda natekereza gukora nta sapotinge ariko ngira ngo ikinahari akambwira ngo iki kintu ntago bishoboka mba mbyizeye ko kidashoboka koko ko atari ngombwa ntago icyo kintu kiba ari ngombwa nta musaruro nta nicyo cyaba kimaze yego rero mbifata nk'impano ikomeye Imana yampaye Kigali murahura muza guhuza wabonye ko muzahuza ryari ndavuga muri kariyeri niyo turimo aho nabiboneye naho nari ninjiye muri sinema ninjira muri sinema nari mfite navuga ngo ni character mbi ku bantu bambona kuri jyewe yari self defense urabyumva hari ukuntu wowe uba wumva hari ikintu uba ushaka kigukingira ariko ku bandi kibabangamiye yego uradusobanuramo neza kugira ngo dore rero mbibasobanura ukuntu byari bimeze ninjira muri sinema nari mbizi ko abantu benshi binjiye muri sinema bahita bitwa indaya bahita bitwa nyine ukabona ni amazina atari meza noneho nza nshaka kuba utandukanye njya mbivuga nkina filime ya mbere nibwo navanwe muri korali yego ariko kubera icyo nashakaga cyane ntibyamvana mu rusengero nzarugumamo nizirikemo kugera igihe nyine nanjye nzabonera urugo se nyine nzabona ibitandukanye n'ibyo abantu batekereza kumva ko ngiye muri sinema ngiye kwandagara uzabitegereza azabibure urumva rero nari mfite ni mechanisme de défense nyine ngomba kwirwanaho hahandi umugabo yamvugisha nkabona aje kuntereta umugabo uwo ari we wese ubona umwe duhuriye nko kuri seri yatinya kumvugisha we nkavuga nteko naje gukina ajye no kuvugisha ibisanzwe atanye so wambaye neza nkahita nirebera hirya nkakwiyorera
nyine sinshake ikintu kimwe wari wahamutse ariko wari wahamutse uvuga uti nyine numvaga ndi kurwana n'izo mbaraga ziri inyuma yanjye zivuga ngo noneho birarangiye noneho n'ubundi ntago uriya byari gukunda ntago wava mu rusengero ngo ugire amahoro ntago wava mu rusengero ngo bizakunde nkavuga ariko igihe kimwe igihe ntago nari nzi ko uyu munsi naba nzicara hamvuga ibi ariko nkumva igihe kimwe hari ibyiza bizaba hari ukuntu nyine hazabaho ibitandukanye nibyo buri umwe nyine yabatekereza kuri kariyeri ninjiyemo ibyo rero byatumaga numva ntari safe ahantu hose ndi ngize amahirwe rero nkura nawe noneho nawe bwa bwenge bwinshi afite aza nk'umuntu udafite gahunda yo kuntereta aza kandi koko nanjye naramurebaga nkabona ntiyanatinyuka kuntereta nabonaga ari mutoya nkabona n'uyu munsi hari abantu bashobora kubona ngo ndamuruta nyine afite ukuntu Imana yamugiriye neza arirondereza ngomba kugana gym yamusize amavuta y'ubuto ngomba kugana gym noneho aza nk'umuntu nyine ushaka kungira inama ndabyibuka umunsi yamperezagaho amafoto yamfotoye kuri set yahise ambwira wakinnye gutya kuko nari mfite bampaye scene umva ni nk'iyo gufigira gato cyane ariko akuririraho we atangira kumbwira wakinnye gutya ubutaha wakwitwara gutya na gutya mu gihe uri kuri set utaragerwaho gukina usoma script neza kugira urumva ibintu umuntu waje kubwira mu by'ukuri nibyo washakaga kumenya ese iyi kariyeri nta wundi muntu afite wo kubibaza nta n'uwo nari niteguye kubona tanya kugenda ngira inama kugera ubwo bankastinze muri filime yitwa Umuziranenge ariyo ya mbere navuga ngo nakinnye ni nayo njya mvuga utari umufigira ntarufigira ndi main character ndabimubwira ni hari filime nabonye ese bigenda bite buriya atangira kumbwira kugira ngo ariko naburi ndonde mubwira mubasaba ese ko naba umukinnyi mwiza gute nta kintu utekerezaga se kiri behind numvaga ashobora kuba best friend ariko ataba umugabo wanjye ntabwo ibyo nagize bitekereza twagiye no ku gikorwa navuga ngo cyabaye le 19 le 27 yes le 27 z'uku kwezi gushize ni igikorwa navuga ngo cyitabiriwe n'abantu benshi mwifuzaga by'umwihariko nifuza ko tukigarukaho gatoya ariko mu tudutayi tumwe na tumwe nivuze kuri filime documentaire reka none mpite simbukira kuri filime nabonye hariya yitwa Bad Choice nari nabonye parti ya mbere nayirebye kuri YouTube channel niho nayibonye kuri YouTube channel ya Impanga TV nza kubona iyo filime twa Bad Choice nziza pe part 1 nza kureba part 2 muri kiriya gikorwa mwaye mwakoze iriya ceremony mwaye mwakoze muri graduation yari impact yari nziza mu buryo ntasobanura merci beaucoup no biri serious yari nziza vraiment ari part 1 yari nziza sinzi niba ntari kubwe nebwe wo twe turi warabimbwiye no mu kiganiro ushize yego niba ntari kubwe nkiyireba shoko nayibwiye wenda nka madame Simbizi ariko nabivuze ni iyi filime pe irakoretse part nayo ni bon ndetse cyane nane nkuriye ni ya mbere merci beaucoup pia bintu ya filime wayivuga ko iki kwikora kuriya ndaza kukubaza details zayo first of all banzubwire iriya filime kwikora kuriya bivuze iki kuri ugisohoka kuriya ivuze iki kuri wowe ivuze iki kuri ivuze inyigisho zikubiyemo ku nyigisho zikubiyemo nize mba numva ikivuze cyane kandi nifuzaga kwivuga ari uko hari icyo yahindura yaba ari umuntu umwe cyangwa babiri nyine nk'ibyo tubona muri Bad Choice niwe wanyanditse busanzwe ego
niwe wayanditse kuri umwanditsi wa Danje. Oh, thank you. Okay. None se hari uburyo wakitinzemo, reka ninjire muri ubwo buryo bwa acting. Hari uburyo wakitinzemo ukajyana nayo marangamutima. Bya bintu uko usanzwe ni ukuvuga niyo uri gusoma script nyine winjira ndetse ko nyine mba nanayanditse ariko n'igihe cyose usoma script kugira ngo winjiremo ube wa muntu bashaka banditse nyine bitandukana ariko navuga ngo nyine film igihe cyose bitandukanye n'umuntu uye gutandukana ibyo ndazi ko bitandukanye ndavuga acting niko usanzwe wakitinga kuriya cyangwa hari ikindi kintu kidasanzwe cyaje muri iriya movie. Yes. Buriya buri filme navuga ngo nk'uko nakinaga muri wenda za 2016 ninjira muri sinema ntabwo ari ko uyu munsi naba ndi gukina bibaye ari uko ari bimwe byaba ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo ugenda wiga cyane yego kone nubwo utaba wenda wavuze ngo ndagenda muri university yo hanze njye kwiga niki ugenda wihugura uko bigenda kose hari ibyo kwigiramo byinshi uko umuntu ukunda kwandika ibitabo amara umwanya asoma ibitabo niko nawe uba ugomba kumera nyine mu gihe ushaka kuba umukinnyi mwiza ujya ushaka kumwanditsi mwiza nyine ugenda wiga ese byagenda gute ukarebera ku mafilme ndabagiye abameza kabone nubwo udafite ubushobozi bwo kuyikora ko kanya ariko bikuremamo kuba undi muntu kuba wakora n'igikorwa gitoya ukoze ukagikora neza kuko wabihaye umwanya. Yego nako nabonaga baguhabura nk'udusene gitwagiye tumarika hari nk'ahantu basinzi niba nadusobanura bikaza kugenda neza nk'agasene muri ku meza muri mwicaye ku meza muri ku meza sinzi akantu kakomye uhita uhahamuka uvuze indu aho ikirahuri cyo kimenetse nka biriya bintu biza gute acting sinzi niba uri gukurura ntuzi zanjye yego ndi kubyumva ni ukuvuga ngo nka hariya nyine twari twicaye ku meza uba wamaze kuba uriya mugore nyine wahamutse kandi niba muri gusangira bapfa kuvuga ngo action gusa uhita wumva ubaye wa muntu nyine uri gukora ako kanya uri kubyumva ni ukuvuga ngo hariya mpita numva nambaye umwambaro wa Darlene ndi Darlene hahandi numva n'ibyumviro byanjye byose ari nk'iby'uwo mugore nanditse bitandukanye nanjye bitandukanye n'ibindi nabandi gutekereza mbere y'uko bavuga action. Yego niyo mpamvu rero ubona nyine winjiyemo ukumva niba ari ukubabara wabaye cyane uvamo wahahamutse ahubwo ntiwinjiramo kuko nigeze kumva ngo bano bakinnyi bakina filime sirito noneho za horror hari ukuntu nyine iyo basoje movie bashaka bakansela bite no kwinjira cyane muri character iriya filime wasoje wumva biri normal narikangaga kubera ko igihe kinini nagombaga gukina nikanga umugabo araje barankubise bigenze noneho nkashiduka nikanze no kuri set atarana ibaze ko tugasubiramo sene nk'inshuro 3 ariko tukagera no ku ya 6 niyo kamera yawe bitari kundeba wenda nkakuri bari gufata ama close up yiwe izindi bazi kugira ngo izo close up zize zisa kuko niba turi gukoresha amakamera atandukanye ari gihe dufata imwe ikaba ariyo ifata close up zanyu mwembi yego nanjye nkikanga yavuga nkahise waskwingona nari ko yamamede ndavuga nshya ari umunsi neze kuvuga nshya ndumva ntazongera kugukumbura gushinana nawe muri tipu ko arenze bari ni umukinnyi mwiza cyane kabisa ariko nawe yese ambwira ukuntu bimwafekta
nimba numva mana umugome ukabona n'umugome ko ariko nyine ahitambwira ati yabaye aba faible cyane kandi nawe biramwangiza gukomeza akina nyine akora ubugome nyine akumva nawe nyine ntabwo ari comfortable tiburiya iki ingaruka cyane bingiraho nuko n'umuntu yankandagira sinshobora kugira icyo nkora kuko nanjye mba nuzuye ubwoba kuko biramusaba nyine kwacting ibyo bintu ariko kandi agomba kwikura uwo mwambaro akawusiga kuri set. Wowe iyo warebaga umugabo wawe ndavuga nka Darlene iyo uwo murebaga kuriye mu by'ukuri tujye mu buzima busanzwe ntabwo wumvaga nyine umuti ndavuga ntabwo watinyaga uriya umukinnyi yego oya wonaga ari bisanzwe ko naje n'imbere cyaje muhamagara abakinnyi bifata ibintu bisanzwe I know ahubwo umuntu hari umuntu ngize gutinya cyane yongewe nuko nari ntaramenyera cyane nkikina muri Stimade hari umutipe ukinamo yitwa Gatari cyari giteye ubwoba yarateye ubwoba tumenyera hari ahantu dukira anzirikira ku ntebe yadufashe nge na mama igihe cyose nigera kuri set nkumva ntago nshaka kumubona nkumva arambangamiye nkumva n'umugome kandi uko nagendaga mumenyera n'umwana mwiza avuga neza Imana yanjye nigera gusanga character nziza wahaye umuntu ubundi atari we bitandukanye ahubwo niwe mubi ugasanga aho wambitse umwambaro nyine w'ubugome niwe mwana mwiza ariko nyine biba byiza ko igihe cyose ugiye gukina nka character mbi nabivuga nko kugira inama abakinnyi ujye usenga kugira ngo itakwafekita abaselesta abo ngabo yego ariko na Darlene ubu ugomba gusenga nyine kugira ngo uwo mwambaro buriya niyo mpamvu amaset menshi iyo bagiye gutangira film bafatana mu biganza bagasenga kuko ni igikorwa bagiye kwinjiramo gishobora kwafectinga ubuzima bw'umuntu akavamo abayewe cyangwa se nyine bikaba byakugirirwaho ukazisanga muri ubwo buzima utarigeze ubitekereza yego niyo mpamvu ugomba kwiyambura uwo mwambaro ukavuga ntago yarijye ntazaba najye kitwikiriza amaraso ya Yesu umva kera prime insurance iza urumva ni hashize imyaka ni muntu wabamamarije bwa mbere n'umugore wa Arthur uyu bita Rutura Fiona yego ndumugabo we nawe umugore wanjye none ubwo urumva iki gihe umva mu sene z'ubukwe kwambara imyenda y'abageni iki byose n'ibyo ngibyo noneho bica kuri televiziyo rero ndumva ari za 2015 I think ibintu nk'ibyo ngibyo bambwiye ati rero biriya bintu kinini byo kuba umugabo utararongwa bivuze ngo kwisha amaneno ntabwo uzigera ukora ubukwe ntabwo uzigera ugira ubwoba byahatari uzi ko wenda birashoboka wenda na relationship mwigiragamo igapfa yewe n'ibyandi bambwiye byaranyafise nuko birashoboka ko nyine mugomba kwisengera mugani kugira ngo waje gufata umwanya bisengera ntabwo urize don't think so bafa gusa gusengera ubwo nayo usengeye ako ndumva ntasengeye ikintu ngo kimveho yego ako cyane ubwo no kugisengera asanga nagisengeye mbwira kwandika iriya story ni story ibabaje ni story iri so touching byaje bite wabe inspired gute ni inspirinzwe n'ikiganiro nari ndihondegirana n'umutware wanjye twicaye mu rugo tuganira bisanzwe noneho twabanje kureba film noneho dutangira noneho kwiganiraho noneho tuza kuvuga ari kwa kundi ba wibaza kwiganira as a couple kwiganira nka couple oya tuza turi kubiganiraho turi kuvuga ngo ni kihe kintu abantu bundi badakwiye gupfa kandi ari kibi mu rugo kuko igihe cyose wasanga abantu bari gukina kuko umuntu yaguciye inyuma iyo film nayo nicyo yari iganjemo aba bacanye inyuma bano bacanye inyuma nyine ukabona niyo conflict ihoraho
ariko se ni ikihe kintu aho wishobora ku affecting urugo ariko kitabayeho gucana inyuma kuko abantu benshi biragaragaza ko urukundo rwo mu ngo rusenywa no gucana inyuma nibwo nahise ntekereza ako se ari umugabo noneho udashobora kuzuza inshingano zo ahubwo ndumva ari we wahise abimbwira yarambwiye ati uzi icyo kintu nuko ari umugabo ushobora kuba nyine wenda ariko ntabwo yahise ambwira uko uriya muntu ukuri kiriya kijambo uko yitwa ahubwo yambwiraga umugabo reka mbivuge w'ikiremba ahubwo mbwira umugabo uhora mu kazi utabonera umwanya umuryango we nyine wa wundi uba kure ugira gute ashobora kutagucitinga ariko wowe umugore akaba yajya hanze kandi umugabo mu by'ukuri cyari gushakana amafaranga nuko adahari noneho n'igihe azi agahorana intege nke urumva mu buryo bw'umubiri ndavuga nti ahubwo reba adahorana intege nke ariko aremeye arangati ibyo ntabwo bishoboka ntabwo umuntu yashaka ndavuga nti reka tubikore yashatse tubitekereze yashatse ubwo uyu muntu yakwitwara ate afite byose ndumva tutanabitinzeho ako kanya ahubwo twese sinzi ikintu cyose tugize bize ariko icyantangaje nko mu masaa 10 y'ijoro gutyo ya story yatangiye kunzamo nyine mbona uwo mugabo ari ahohotera umugore we cyane kubera ikibazo wafite nyine kubera ko naryamye nkiri gutekereza kuri iyi story kuko nahise numva harimo story ubura dushobora kuganira dushobora kuganira nta numva harimo story ku kintu twavuzeho runaka nanjye rero nguma yitekereza ndavuga uyu muntu yababayeho ati abaye ari umuntu ukennye uyu mugore byamworohera kuva mu rugo rwe noneho se niki cyaziri ku uyu mugore ngo agume muri uru rugo kandi rutari urugo n'abana amafaranga uyu mugore wakunda amafaranga bingana iki ku rwego ari bwemere kwemera kino kigeragezo bona ntabwo ayo mafaranga abaho uyu mugore akaba niba nditwumva ashobora kuryamana n'umukozi ashobora kuryamana n'umu gatekeeper cyangwa se umushoferi cyangwa se umuntu bakorana kugira ngo rero uyu muntu bikunde nuko nyine aba afite ubushobozi bwose bwo kuboha uyu mugore akarinda navuga ngo indangagaciro ye ni indangagaciro buriya kurinda ibyo wagezeho uyu muntu afite ibintu byose akarinda agaciro akarinda izina rye kuko naho nyine nk'umwanditsi ugomba kureba ese ubundi uyu muntu ni iki cyaba kimuteye gushaka ni pressure y'abantu kuko hatabayeho kuguhatiriza gushaka ntiwashaka kutarongora uzi ko tujya tubwira abantu kandi ntabwo uzi impamvu yego hanyuma uyu muntu ni iki cyamuteye gushaka nuko afite pressure iri inyuma ye kandi ikomeye cyane yarashatse amugejeje mu rugo uyu muntu kugira ngo babane ubuzima bwe bwose bizagenda gute ubona ko bitangira Kalisa adafite gahunda yo kuzika Darlene ariko Darlene naho amaze kumenyera ikibazo umugabo afite umugabo itabona arangiye tabona ari fake kuko mbere hose ntabwo uyu mugabo yari umugome nta nubwo tubona bahujwe nuko ari umugome yewe yashaka kugira ngo arinde izina rye babone ko yashatse nyine ajye mu mubare w'abashatse iki kintu ari cyo cyane nashakaga kwavoidinga muri bad choice nyine gutuma umuntu utazakubera aho ugomba kuba ahagushira ku gahato kumva umuntu agomba kukwicira ubuzima kubw'imitekerereze ye bwite akumva ugomba kubaho burya atekereza uriya mugabo mu by'ukuri yafashe umwanzuro atari byo yatekerejeho neza ahubwo kuko yabuze uko agira cyane ko naho akura umugore atahaza yagambiriye kuza kuhakura umugore byari bimworoheye none byaramworoheye aravuga ati baragutaye kandi nanjye nakugeza mu rugo kuko ibintu byose ndabifite nkagufatirana nawe kagahinda n'umukobwa nawe kubera pressure y'amagambo
bazanseka nzaseba mbese bose bagiye gufata umwanzuro atari umwanzuro wo kubaka atari umwanzuro w'urukundo atari umwanzuro bose hari ibyari bibari inyuma yego ari amajwi y'abantu ari amajwi menshi akwereka ngo ugomba gukora iki ugomba kubaho gutya niba runaka yarakoze ubukwe nawe ugomba kubukora niba runaka ba hano nawe ugomba kuhaba iyo pressure kandi ntazi stories zawe ntazi ibiri inyuma ntabwo azi ibiri inyuma bigukurikiye kandi ntabwo muzabibanamo niyo mpamvu na Darlene agera muri rugo agateseka wenyine kuko niwe uzibanga yego tante yabonye ubukwe yashakaga ntabwo basebye nk'umuryango kandi ntabwo ari bumubwire ngo urakora divorce igisebo kize ku muryango oya yarugumemo taho kugira ngo wandagare hanze hadusebe wanapfa wapfira urugo rwawe nicyo utagiye wibagirwa muri gukina iriya filime akantu kakumarika buri munsi ikintu ntajya nibagirwa se buriya ni iki iyo mvuye kuri set buriya ndabyibagirwa urumva mwakinaga amahoro mwese akomeye mwese akomeye ari wowe ari Celestin even na batante nicyo utagiye wibagirwa abantu bose bari motivated mu gukina ziriya role byari bimeze biti twigeze gato muri scene nshobora kuba nibuka cyane naho ni scene yerekana uburyo koko Darlene yagize umwanzuro mubi aho aba yakiriye nyine tante yakiriye abashitsi ariko nabwo akabura ntashobore kuvuga ikibazo afite ari yagomba kubivuga oya none se uri hagati mu bantu yego urajya kuvuga ngo umugabo wawe ni iki kintu runaka nta proof ufite baravuga ko wananiranye kandi noneho ikintu cyamubujije kuvuga nuko umu ex we yamaze kuhinjira mbese yari yamaze ubwo kwica ibintu byose nugenda baravuga ko ari gukurikiye kuko wamenye ko ahari wamenye ko yagarutse ariko uri ex wawe yaragukundaga nawe mutipe ndagukunda wa mutipe boss ya umutipe boss akoresha kuko ex na mutipe nabwo ne ko yitwa bararwaye mugisha ni ukuvuga ngo uriya mutipe nawe ntabwo aba yatangiye afite gahunda yo kunkunda oya nuko ni ukuvuga ngo umugabo wanjye uba ari umugabo wanjye amwemeza ko agomba kuryamana nanjye kugira ngo agumane akazi agumane ibyo afite hanyuma nkabona umwana uwo mwana akitirirwa umutwari wanjye ubwo twaba Karisa noneho uyu mugabo biza kurangira ahunze kandi we yaraje afite gahunda yo gutera mugisha ariho bimunanira no gufasha umu ex wanjye kugira ngo mve mu rugo urumva nyine Darlene ingaruka ziragenda zikaba nyinshi ategeza atekereza Jeannette nose iriya filime ufa kuki mwagize ngufiya nuko isomo nashaka gutangamo nyine ryari ryegeranye kandi rigomba kurangira vuba wenda we warebye parties ngo warebye parties zose wakiniye parties zose nibyo we warebye parties zose sibyo rimwe kabiri gatatu nge narebye ebyiri sibyo wenda hari n'undi muntu warebye iya mbere atazi ko iya kabiri ihari gusa wenda kambaze nkoze ikintu kibazo ukibona filime isohotse yose ukicara ukongera ukayireba niki wabonye niki cyaje mu mutwe wawe ndi kuyireba uri kuyireba bisanzwe reba uko ikoze reba uko actinze reba kuriya kurira kwawe reba iri acting yawe n'iz'abandi ba Celestin by'umwihariko ni mwebwe banini bari muri filime niki wabonye filime maze kurangira narishimye cyane kuko nabonye ko Tracy irimo abakinnyi badasanzwe vraiment buri muntu wese ku ruhande rwe yakinnye neza akina mbese yinjiyemo script arayumva bigenda neza rero byaranshimishije cyane ahubwo nsigara ntegereje feedback y'abantu ni wihaye kudushapo vuti bahavu vraiment ntago haragera kuko waremye ikintu kinini ntago haragera ariko byaranejeje uko imeze uko ikoze nanejejwe nuko
abantu benshi bagiye bakunda iriya story ndavuga nti buriya ukunze amashusho ya filme cyangwa ukunze iki nta story hari biba ari ikibazo kandi niba ari ikintu nyine nitaho cyane ni story bagiye gukora rero kuko akenshi iyo ndi kwandika niba hari ahantu hasekeje ndaseka yaraharijije nkarira nabwo ukarira wandika yes bidakunze kongeraho ngo ndabisiba mitamenya ko nta cyabaye bitamenya ko nta icyo kintu ntari kugikora byagusabye nk'igihe kingana iki cyo kwandika filme hiriya ntabwo nabyibuka kuko akenshi nandika imwe irangira mpita nandika indi ntabwo nibuka igihe byamfashe hari ubwo ujya urara amajoro wandika ego nyine nk'ubwo niba nk'icyo gihe nk'izo saa 10 iza nahise mbyuka mfata mashini nyine nkora navuga ni nka description ya film ko yabimeze uko izaba imeze ndabimubwira arabiseka uyu muntu koko nyine arambwira uwo muntu koko ahubwo se nyine bura wabonye hari imbaraga bifite kuba yashaka ndavuga yego nyine apushinzwe arambwira ati ndakwizera mu kwandika bikore biraza kuvamo koko arebye part 1 maze kuyandika yaravuze ngo cyakoze wabikoze komeza yego twabonye part ya mbere iya kabiri iri kuri aba yego iri kuri kugira ngo aba tubone iya kabiri wenda ku bantu tutaje muri sale hariya kwirebero bigenda gute nuko kuyireba kuri aba mbaza no kwihanganisha abakunzi bacu batubwira bati mwizane kuri YouTube mugire nyine Petro byumva murayishaka cyane kandi natwe icyo twifuza nuko muzayibona nuko muyireba ntabwo dushaka gukora ibintu nyine bipfundikirwa mutashobora kubona ariko nyine mujye mubyumva natwe ntandi mahitamo dufite kugira ngo dukomeze dukore sibyo mwihangane mutegereze igihe cya YouTube nikigera tuzizane turabakunda kandi cyane ntabwo twifuza kubababaza ntabwo twifuza kubatesha umutwe hari umuntu nyine uhita wumva mwatwiyemeyeho mwayize gute muriyemera se gute muri gukora kwiyemera ku bantu ukorera ntabwo bishoboka rero wanyura kuri wa3@aba.rw cyangwa se ugahamagara 078 990914 bakagufasha kugura abonema hanyuma ukinjiraho ukareba igice cya kabiri n'igice cya gatatu vuba ndumva mu minsi yava cyane kirahita kijyaho ubundi muryoherwe navuga ngo igice cya gatatu ni finale nta kindi kirenga icyo ngicyo ku muntu wakunze Bad Choice Part 1 ku muntu wakunze Bad Choice muri rusange vraiment iriya filime mugende muyirebe harya abonema nangahe ni 4,000 gusa 4,000 byonyine ukareba filime yego zose ziriho kandi ntabwo ugiye kureba imwe ureba filime zose ziri kuri aba nendaza kuguhamagara umfasha ahubwo kugura abonema yuko kwezi ntabwo nayiguze turumiwe ubashije kumirwa yego uyigure yego uzatiriwaho gatatu cyane rwose nabwira ngo ni nziza cyane kuko ari na finale ntago yabura isomo igusigira kuko ni filime y'umuryango kandi twese tuba mu muryango ni naho tugana abenshi tugana mu muryango utenze no kujya mu muryango ngo tujye mu nyigisho muki ku muntu ukunda filime maniriya ni filime uziko cyatweye turira filime zo mu Rwanda nyiri ukabona ni ikinamico amagana ko babivuga bafa nabwo ikinamico filime ni filime ni ikinamico ariko twisiguraho kugira ngo tutakumerera nabi iriya ni movie urumva iriya ni filime zazindi ubona nta niho neza z'aba Nigeria nta karite ntaki murarenze vraiment ni nziza God bless you so much filime nibyo nabwiraga Fleury filime gina kunze kura filime kuva kera narebaga filime pe ahubwo kweri utazikina injira iyo ni abakunzi ba cinema ni mudusabire Jade azenje muri cinema please urumva hari filime z'aba Black Americans neza
ni nka ziri zikoze neza mu buryo hagiye kuza igiye guca kuri Florent Janet yego ikoze navuga ngo ikoze neza abantu bari bukunde by choice nayo bazayikunda ni nziza cyane ubwo iyo ni kuri YouTube ya Florent Janet ariko abazaza bashaka kureba navuga ngo season yose icyarimwe bazajya bayireba kuri Aba hanyuma tugende ducishaho imwe kuri YouTube ya Florent Janet ni filme ya Gikristo ariko wakunze by choice nayo azayikunda cyane wakunze impanga azayikunda cyane kabisa reka dusoze byari by'agaciro cyane gakomeye kuganira nawe by'umwihariko nyuma y'igikorwa kinini cyane naturanije ibyo tuganiraho ntabwo twavuze byose ntabwo twavuze ceremony ntabwo twavuze abanyeshuri ntabwo twavuze ni byinshi ariko tugomba kubashimira cyane nicyo gikorwa cyanzanye hano gushimira abanyeshuri gushimira abantu bose bitabiriye this is your time inshuti zanjye ndabashimira cyane we washoboye kugera kuri Kanal Rebero uje kudushigikira mu by'ukuri ntabwo nabona uko ngushimira biruta nyine kukubwira ko ngushimiye kandi ari by'agaciro gakomeye hari navuga ngo mu buhamya bw'ubuzima bwanjye waremye ikintu cy'agaciro gakomeye kuko ubona hariya kabone nubwo tutaba twarahuye ngo ngusuhuze ariko kubona kanari yuzuye mwaje kureba filme by choice mwaje gushigikira igikorwa cyo gusoza amahugurwa y'abanyeshuri ari igikorwa cya Bahafrika nukuri Imana ibaha umugisha ndashimira cyane abantu bo muri sinema mwarabonye benshi baraje vraiment hari ibindi bikorwa byinshi bitandukanye bagombaga kujyamo ariko bariyemeza baravuga ati ntago twareka kuza Imana ibaha umugisha cyane reka nshimire cyane abaterankunga bacu twakoranye kuri kiriya gihe ndabizi ko tuzakorana n'ikindi mwarakoze cyane guhitamo gukorana na Bahafrika Entertainment mwarakoze kubana natwe bikagenda neza ndagushimira cyane Gerard wa promotinze kino gikorwa wabanye natwe haba ku Mpanga TV haba kuduhereza umwanya kuri televiziyo yawe ndetse uranadufasha abataraje kumabwire ko yaratuyoboreye pano ayewe byamamara byo muri sinema ababaza kuruta ibyo ari kumbaza kano kanya merci ko mwamaye nanjye uwo mwanya warakoze noneho navuga ngo amasaha abantu benshi bagombaga kuza cyangwa se bagomba kuhagerera imvura yarabafashe bamwe bafatira mu nzira abandi bafatira muri parking ariko baravuga ngo niyo twanyagirwa ko turaza Imana ibaha umugisha kumwe mwabiteguye neza muduteguye imitaka turinjira thank you so much ibyo butaha bizaba ari byiza cyane kurushaho nawe uzaza dushigikire uzaze tubane byaduteye imbaraga tubona ko abanyarwanda bakunda film boko nubwo hari ukuntu tuba tuvuga ngo ntabwo bakunda iby'iwacu ahubwo nuko ngire ngo tuba tutabibahaye uko bigomba ariko turabashimira cyane turashimira abantu baturutse i Burundi abakinnyi ba filime aba producer baje kubana natwe Imana ibaha umugisha mbese buri muntu wese wagize icyo akora kugira ngo cyari gikorwa kigende neza biba amasengesho ndabizi ko abantu bo muri this is your time basengeye iki gikorwa cyane hari abari kure abari hafi baraje ariko babihaye umwanya mbona ko ni gikorwa Imana yanshizemo okay yashaka kumpa abantu yego yamaye abantu rero Imana ibaha umugisha cyane sinzi ubundi buryo nabashimiramo ngo bazabone uburyo nyine byanejeje gusa kugira ngo wumve ubone uburyo nabihaye agaciro pati ya gatatu nigera kuri Aba kabiri barahita bayibona kuri YouTube kuko nzi ko hari benshi badushigikiye kabone nubwo atahageze buriya amasengesho kuri ibintu bikomeye hari nk'umuntu wari wiryamiye hano adafite abura indi gahunda wenda aravuga ati okay
hari ariho byabereye reka nze nigire uwo ntago yabyukijwe na filme gusa cyangwa se uko si ikindi nuko hari amasengesho y'umuntu runaka yamubyukije yaramuzana kugira ngo Uwiteka anezeze umutima wanjye rero twaranezerewe twarishimye kubabona Imana ibaha umugisha kandi bagurira imbago amen amen. Hariya byari byiza ku bantu batari mu birori turimo turasoza ku bantu batari mu birori byari byiza cyane haraho nyine wumva uburyo byari bimeze situno tumaze kureba kariya ka documentaire tumaze kureba Bad Choice kwireba kuri ya screen izo ntuze ebyiri wanaga ibintu biri impact byiza cyane vi ku buryo twari dukwiye ahubwo guhaguruka tukaproducer bahavu frère mahaguruke tuba producer man it was nice byari byiza cyane ntabwo ari ibikorwa dusanzwe tumenyera muri cinema kuno ni ibikorwa byateguwe namwe ku giti cyanyu murabikora big gutyo ntibyateguwe na company yindi yo ku ruhande byateguwe namwe ku giti cyanyu so mwe mukuriye ayo mashurwe yanyu mwe mukuriye izo ndabo zanyu mwe mukwiye kubakomera amashyi was nice nuwaje I think ko nawe yishimye vraiment yarishimye cyane mu buryo bwose bushoboka kuko gire nicaye n'abantu none n'abakinyi ba filime nabo nyine barikangaga muri filime bari kureba ariko bakajyana nayo abandi bakarira bitewe n'uburyo nyine mwatinze neza mwakinye neza so you so talented cyane abakinyi muri Bad Choice vraiment kabisa mukomerezaho mwagize neza harimo abashyashya na Africa ego harimo abanyeshuri bagaragayemo abandi bashyashya se batari abanyeshuri nabahoya abashyashya bari barimo abanyeshuri yego nganguko bavurika tugushimire rero wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye tujuru no mugisha kandi Imana ikomeze kwagure ube munini cyane niba muteganya gukora ibindi bikorwa nka biriya bizaze byisumbuye tubone ibindi bidasanzwe kandi bizakunda ko murashoboye thank you so much thank you too